Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kubuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera 2:00 kugeza 3:00 z'umugoroba. Umugoroba mwiza ku bantu bose bateze amatwi Country FM, abakunzi bayo muri rusange, ariko by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro ijuru ntirikorerwa. Turabasuhuje tubifuriza kumera neza aho muherereye hose kuri aya masaha dusanzwe duhuriraho. Rero dushimiye Imana nyiduhaye uyu munsi cyangwa se duhaye no mugoroba kugira ngo n'ubundi twongere tuganire ku butumwa bwiza. Nicyo kitubesheje hano muri izi studio, ariko ubwo n'umunsi wose Imana iduhaye nicyo kintu tuba dufite guhereza abaduteza amatwi cyangwa se abadukurikirana bose. Ariko nanavuga ngo ubwo nawe uduteza amatwi muri aya masaha ukwiriye kumva ko nawe nyine Imana yakuzigamiye kugira ngo uyu mugoroba uze kumvamo ikiganiro cy'ubutumwa bwiza, usobanukirwe ku kijyanye n'inzira y'ijuru, kubera ko ibindi bintu byose umuntu ashaka no mu isi bimwe bigera akabibona, ibindi ntabibone, ariko byose n'ubundi bikazarangira umuntu abisize. Haba ibyo yabonye, haba ibyo atabonye, birangira umuntu agiye. Niyo mpamvu umuntu wese aba akwiye gutekereza ngo nyuma yo kuva hano ko hari umuriro hakaba n'ijuru, nzerekeza he? Turi hano rero ngo dutangaze nyine ayo makuru, ariyo mpamvu twanatangiye nyine tunashimira Imana kubw'uyu mugoroba nabwo iduhaye, ariko tunabasuhuza. Nge rero watangiye ubaha ikaze ariko nanabaramutsa, nitwa Bizimana Damascene. Nishimiye kuba turi kumwe namwe. Singe njyenyine rero uyu munsi nawo ntusanzwe nkuko n'indi yose bidasanzwe, kubera ko tuvuga amakuru y'ijuru ku buryo umuntu uyakiriye nyine uwo munsi umubera udasanzwe. Ubwo umuntu dukurikiye rero yumve ko ari kumva n'ikiganiro kidasanzwe kivugirwamo n'amakuru adasanzwe. Bene data rero nabo turi kumwe nyine n'ubundi gufatikanya kubwira abaduteza amatwi by'ayo makuru, nabo nabaha umwanya kugira ngo nabo babasuhuze ariko banabibwire munabamenye. Turanakomezanya mu kiganiro cyose. Imana ishimwe cyane. Nanjye nkomeje gushimira Imana, ariko nyishimira ko nanone yankuye mu rungabangabo. Dore ko umuntu abaho igihe kinini ari mu rungabangabo yibaza atese ubu hanyuma yo gupfa nzajya hehe? Abadukurikiye benshi umuntu aravuga ngo Imana niyibizi, akavuga ati ngibaho nzajya nta makuru mfite. Imana hari n'uvuga ati Imana izanshyiraho ishaka. Ariko nyamara ni ahantu habiri utagiye hamwe ujya ahandi. Kandi iyo ugifite umutima ushidikanya utazi aho uzajya, iyo upfuye gutyo ujya mu muriro utazima. Nibyo kuko nanone umuntu uzajya mu ijuru abimenya agihumeka. Abimenya agihumeka, akagira umutima ufite ibyiringiro byo kujya mu ijuru. Rero impamvu nanone abantu batagira ibyiringiro by'ijuru bavandimwe, nuko abantu bahushije kumenya uburyo umuntu ajya mu ijuru nyine. Intekerezo z'abantu benshi batekereza ko umuntu hari ibyo yakora byiza Imana ikamuhemba ijuru. Wenda umaze imyaka myinshi ariko intekerezo zikubwira, ariko ari nako ni wigishwa, ukabwirwa ko hari ibyo wakigengeseraho, hari ibyo warika, hari ibyo wakemura Imana ikaguha ijuru. Nawe urabona ko utaribonye, ariko impamvu utaribonye ni uko iyo siyo nzira. Iyo siyo nzira, nubwo tujye tubivuga bigatungura abatwumva,
iyo tuvuze ko ijuru Imana ritanga nk'impano ikariguha ku buntu noneho ntacyo ukoze umaze igihe utekereza ko wakora ukaribona ntaryo wigeze ubona tuzanye inkuru nziza rero ivuga ko none Imana yaritanze ku buntu icyo bigusaba ni ukwemera iby'Imana yagukoreye muri Kristo wabyemera ko uyu mugoroba ukarara n'ijuru umaze igihe ushaka wararibuze nibyo nge rero turi kumwe nanjye mu kiganiro nitwa Nahimana Patrice turakomezanye Imana ishimwe cyane nanjye ndayishimiye yego niyo yemeye ko uyu munsi nawo iwongera ku minsi yo kubaho kwacu hano mu isi amen yaba twe turi muri studio ndetse n'abandi impamvu abantu bari kugenda bigakunda bavuga bigakunda barya bigakunda bacuruza bigakunda nuko Imana yabyemeye kuko niyo mugenga aba byose yashoboraga no kubishyira iherezo uyu munsi ariko yemeye ko n'uyu munsi utwongereraho kugira ngo ababonye ijuru bawishimiremo ariko n'abatararibona ibongerera amahirwe y'uyu munsi yo kugira ngo bamenye uburyo ribonekamo nta kindi gitumye uyu munsi Imana yawushyizeho ntabwo ari umunsi wo kurya si umunsi wo kwinezeza gukora ubukwe ndayishimiye rero iduhaye nyine ubu buryo bwo kuba turi muri studio za Country FM njye nitwa Emile nshimiye Imana ntabwo ndi mushya kuri izi mikoro muri iki kiganiro ariko nejejwe no gufatanya na bene data uyu munsi Patrice na Damascene hanyuma ndasuhuza bene data sinabyibagirwa abakiranutsi bari hirya no hino ku isi yose abari kutwumva direct cyangwa se abazatwumva n'ikindi gihe abo bantu Imana yishimira nanjye mbashimiye Imana amen ibindi rero turakomeza kubisangira ntashyo tuma nibuka bene data bazintumye ubwo nanjye ndazitanze harimo Solange urihuye na Marigo bambwiye ngo mbatahirize bene data bose baraza kuba bateze amatwi iki kiganiro Imana ishimwe hanyuma rero ikindi twatangiye dutinze ntabwo twabura kubibwira abadukurikiye kuko amasaha basanzwe batumenyereyeho harenze iminota mike ariko ni ku mpamvu za tekinike ntabwo ari impamvu zacu ariko nta kibazo n'ubundi by'Imana yateguye turabona igihe gihagije cyo kubisangira amen reka dusome amagambo yo muri Zaburi ya 14 mirongo 2 gusa umurongo wa 2 ndetse n'uwa 3 ubundi tuyasangire n'abadukurikiye Zaburi ya 14 yego umurongo wa 1 n'uwa 2 umurongo wa 2 n'uwa 3 wa 2 n'uwa 3 Zaburi 14 umurongo wa 2 n'uwa 3 dusome muri Bibiliya yera nimo ndi gusoma cyangwa se hera ku wa 1 nta kibazo tugize ku wa 3 yego umurongo wa 1 uravuga ngo Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni iya Dawidi umupfapfa ajya yibwira ati nta Mana iriho barononekaye bakoze imirimo yo kwangwa urunuka Ntawukor'ibyiza Uwiteka yarebye abantu ari mu ijuru kugira ngo amenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana bose barayobye bose bandurijwe hamwe Ntawukor'ibyiza n'umwe amen hano muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo Zaburi y'umuyobozi w'umuririmbyi ni ya Dawidi abapfu bibwira ko nta Mana ibaho bene abo bantu bariyonona bakora ibibi biteye ishozi nta n'umwe ukora ibikwiriye uhoraho ari mu ijuru yitegereza abantu aritegereza ngo arebe ko hariho umuntu usobanukiwe akaba amwambaza turasoma no 3 erega bose bateshutse ku Mana bose uko bangana bariyononnye ntawe ukora ibikwiye habe n'umwe uhoraho arababaza ati
naho gusa yego ntawe ukora ibikwiye haba n'umwe kandi ngo ni Imana ibivuze ni Imana yo yararebye iri mu ijuru ireba mu isi reka ndebe ko hari n'umwe waba uhari ukora ibyo nge nshaka isanga abantu bose baranduye kandi ngo bandurijwe hamwe icyo kintu ntabwo abantu bajya bacyumva neza abantu bose bandurijwe hamwe aho hamwe rero ni aho ni muri Adamu abantu bajya byumva neza Adamu burya ni nkaho twari tumurimo twese Imana imurema ubundi tugenda tuvuka mu bihe bitandukanye ariko imyuka y'abantu burya yaremewe rimwe muri Adamu Adamu ni nka pipiniyeri Imana yaremeyemo abantu bose noneho shitani yanduje pipiniyeri yari yanduje ingemwe zose mbese imyuka y'abantu yanduriye ariko ubundi umuntu n'uwo w'umwuka nyine si uyu w'umubiri abantu rero bose banduriye hamwe noneho Imana rero igenzuye n'imirimo yabo isanga ntawe ukora ibyiza n'umwe ahandi ngo ntawe umenya ngo ntawe ushaka Imana ntawe ukiranuka n'umwe sibyo ariko abantu bose ko babizi abantu bazi ko harimo abakora neza ariko Imana we igenzuye abantu bose bakomoka kuri Adamu ndetse ngo ibintu byose bakora birangirira mu ijambo rimwe ngo nta Mana ibaho umupapa ngo niko yibwira ngo nta Mana ibaho mbese ibyo bakora byose mu by'ukuri ntacyo bakorera gushimisha Imana ahubwo burya ibyo umuntu akora byose ni ibyo kwinezeza ni ibyo kwishimisha we ku giti cye reka nongereho ngo n'ibyo akora yita iby'Imana nabyo burya ni ibyo kwinezeza jya muri za korari hari ujya amavuga ati mbona umugabo hari ujya amavuga ngo mbona umugore hari ujya amavuga ati mwenda se mushya naguze nawugaragariza he kuko umuntu aravuga ati genda umuvugabutumwa mu ndirimbo ukamubwira ati noneho reka ureke kubiririmba ahubwo ubimbwire mbwira ubutumwa uvuga utaburirimbye uzi Patri uzi umucuranzi uzi gucuranga birabyumva neza arashakishwa aranahembwa tabiza azabimbaza wowe wari rurangiranwa tabiza azabimbaza amarekrite maragiye bagiye bampamagarira none se ujya gusenga wagize ngo abashaka Imana hari Imana yahakanye ko nta ushaka Imana n'umwe umuntu uri kwiriza iminsi 40 wagize ngo Imana ashaka yo arashaka gukurwa ku cyavu cyane arashaka ngo nawe ave mu bukode Imana mu kizuba wenda hari uwatwumva agahita avuga ati nanone njyewe intekerezo zanjye ndumva ari Imana nshaka ariko nanone aho dusomye havuze ko ntawe uyishaka niba n'intekerezo kubwira ko ari uri gushaka uribeshye nabyo si byo ntawe uyishaka ahubwo inyota y'ibyisi niyo itera abantu gusenga niyo itera abantu kujya mu makorari niyo itera abantu gukora iriya mirimo yose mubona bakora mu nsengero ni nayo ibatera kugira ibyo bikura bigomwa bagatanga kuko babitanga bavuga bati byange bikunde ibi bintu biraza kutugarukira byikubye dore ko n'ababibaka ariyo ngingo bakoresha no kuguriza Imana ngo izakwibukira kuki niyo mpamvu burya kwigisha amategeko ariyo by'amadini yose ahuriyeho bigira abayoboke benshi nuko mu mategeko habamo ingingo ivuga ngo bingeragereshe noneho nkugomororere imigisha ariko nta juru ribamo nibyo urumva ikibazo kandi ijuru niko nyine kujya kubana n'Imana ntawe ushaka Imana rero ahubwo iyo migisha babasezeranye niyo bose niyo bakurikira ukabona insengero ziruzuye ubati bari abantu bakunda Imana
ngiki kintu n'abahanuzi bafatisha abantu arambabeshya ati iguhaye ibi ati nyeretse ibi ati rakuzamuye gukuye ku cyavu igukuye ku cyavu igukuye gisuzuguriro ngo bose bazabimenya ariko si Imana bashaka ahubwo n'ubundi baba bashaka guhazira rya kamere zabo ariko Imana ishimwe ko nanone imaze kugaya imirimo y'umuntu yohereje Yesu kugira ngo akore iby'Imana ishaka. Amen. weho utarandujwe yego rwose kuko umuntu wandujwe ntago we yakora ibyiza kandi yarandujwe ibibi yego rwose Yesu araza akora iby'Imana ishaka niwe wakiranukiye Imana kurugera Imana ariko nawe nuko yaravuye mu ijuru ni Roho Mutagatifu nkuko Mariya bibazaga ati se nasamane ntararyamana hamwe ati humura mwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba zizagukingiriza niyo mpamvu wera uzavuka azitwa umwana wisumba byose. Yesu rero niyo mpamvu shitani yamugerageje yego amubwira ati ndaguha biriye nundemye ndaguha byabindi abantu basa aramubwira ati wapi mbese niba utararorongotaniye mw'iyo nzira yo kurarikira abantu bose barorongotaniye. Yesu rero akora iby'Imana ishaka ariko ari twebwe abikorera twe tutabishoboye. Iki kintu bajye bacyumva umucunguzi ni muntu ki nukora ibyakunaniye nyamara yabirangiza bikakwitirirwa nk'aho ari wowe mbese Yesu ari gukiranuka burya yakiranuka mu izina ryanjye iyo mvuga ngo ndumukiranutsi mvuga ngo umucunguzi wanjye yarakiranutse birakunda ariko ubwo ahantu aho ngaho abantu bahite bamenya gutandukanya umucunguzi n'umufatanyabikorwa. Ntago Yesu umufatanyabikorwa ntago yaje kudushoboza ibyatunaniye yaje kubikora ubundi se Damase arinda bigushoboza yaje uhari niko Patrick arinda gushoboza yaje uhari ko yakoze utaranavuka yego Imana yagaye ibintu byacu tutaranabaho n'abari bariho byari byarabananiye niyo mpamvu yarimbuye abana ku gihe cy'Isodomu niyo mpamvu ku gihe cya Nowa yabamazeho igasigaza bake ni ukuvuga ngo yabonaga umwanda ukwiriye isi yose n'ubizarimbura abantu barye bari menge binezeza uko bashaka ariko bari menge bazi ngo ni vuba Imana igakuraho ibi bintu byose. Yesu rero niwe wakiranutse aradukiranukira dusabwa kwizera ko ibyo bintu yabikoze neza ari twabikorera Imana ikabitwandikaho. Icya kabiri bwa bugomeramana bwacu bwose twakomoye kuri Adamu yabwishyizeho hanyuma arapfa kandi urupfu rwuzuye rw'umunyabyaha ibo by'ibyaha n'urupfu hanyuma Imana idukuraho urubanza rw'ibyaha. Ni amagambo yumvikana muvandimwe nanone nyine ari ikintu nkunda kugarukaho iyo umuntu atamenye ikibazo bijya bigorana kumenya n'igisubizo biragorana ku buryo umuntu biba bisaba ngo abantu baba badukurikiye bajye banumva ikibazo umuntu yagize gituma Imana aho dusomye ivuga ngo nta muntu ushobora kuyishaka n'umwe nta muntu ushobora kuyikiranukira n'umwe ibyo bintu Imana ibivuze bisiba iki bisiba za ntekerezo ujya ugira utekereza ko wakorera Imana utekereza ngo washaka Imana ngo ukayikorera ukajya mu ijuru. Imana ivuze ko bose nawe urimo udashobora gukorera ntiwashaka Imana ngo ubishobore ivuze ko twononekaye ku rugero rw'uko nta kintu cyiza wakorera Imana. Kandi ikindi abantu bajye banibuka ko igiti twanariyeho ni igiti kimenyesha icyiza n'ikibi. Noneho cya kindi cyiza ujya ukora utekereza ko ari Imana yarebaho ikakujyana mu ijuru nacyo kiri mu bugomeramana nacyo kiri mu bibi wabeshya imbere z'abantu bagenzi bawe ukababeshya ko ngo wagize neza ariko ko byaturutse muri kamere yanduye y'icyaha. Imana ibifata nk'ibyaha byose n'umwanda imbere y'Imana kubw'umurimo w'Imana bakaguha mikoro tidange ati kubw'umurimo w'Imana ati nitanze ati simijana abantu bagakoma amashyi mu by'ukuri ntuhembwe ubwo ingororano bw'urazibona ubundi se nyine si icyo washakaga rwose washakaga icyo cyubahiro wagize ngo ni iki kindi kandi iyo azitanze gutyo kubera amashya hawe n'abandi bareberaho bahita barushanwa bahita bamera nk'abari mu marushanwa. Bibiliya iravuga babisome muri Matayo ibice 6 haravuga ngo ingororano zawe ngo ubuzibonye
ubuhise uhembwa ubundi. Ibyo bita byiza rero niyo shusho bifite burya. Yego. Icyo umuntu akora cyose yita cyiza abagikorera kugishakamo icyubahiro kimugarukira. Yego rwose. Ibyo bintu rero byose Imana ibyita ibyaha. Nibyo. Ibyo bintu byose ukora wita byiza bivuye muri kamere yawe Imana ibyita ibyaha. Yego rwose. Gutekereza rero ko washaka Imana dore ko amadini ajya nabeshya abantu ngo tera intambwe imwe ngo Imana ngitera izindi nacyo ni ikinyoma. Nta ntambwe watera ushaka Imana. Nta ntambwe n'imwe watera ushaka Imana. Yego rwose. Ahubwo Bibiliya bivuga ivuga ko twari dupfuye tuzi ibyaha n'ibicumuro. Ntabwo umuntu upfuye atera intambwe. Oya. Rero nanone abantu bajya banumva icyo nutekereza kuri gushaka Imana unatekereze ko ntacyo ufite wayishakisha. Nibyo. Ntacyo aho dusomye ivuze ko twanduye twarononekaye ku rugero rw'uko ntacyo wavugana n'Imana. Nibyo. Icyo wari ukatiwe n'urupfu rw'iteka kurimbuka. Nibyo. Mba ngira ngo ahari kuri uyu mugoroba abantu banatwumva bake banahita banamanika n'amaboko bahita banavuga ati ninde wantabara. Nibyo. Ubundi numara kuvuga ngo ninde wantabara tukwibwirira inkuru nziza. Nibyo rwose. Twibwirira uko umuntu yakizwa. Naho ibyo umaze igihe uhihibikanamo mu madini ukora biba binababaje kuba wamara imyaka 30 cyangwa 20 uri mu idini ukora imirimo witiye Imana. Umuntu akakubaza atese uri intungane ngo hoya ngo ntayibaho. Umuntu akongera akakubaza atese mu ijuru hazajyayo umunyabyaha ngo hoya. None se ko wumva utari intungane ukaba ushaka kujya mu ijuru ubwo urumva uko bintu birimo none se ubwo wavunikiye iki? Bateri none se kiraho ahubwo ubundi ukorera Imana ute uri umunyabyaha? Ni ikibazo. Ahubwo se wayishaka gute uri umunyabyaha mubona ko yahita ikurimbo? Ubundi uvuga ko uri gukorera Imana ute gute uri umunyabyaha? Wabahuriye he? Yaba yaguhaye iyo mirimo ite? Imana ninjije ku ruhe rwego? Imana yera, Imana itunganye ku buryo yafata umurimo wayo igashaka umunyabyaha wo kuwukora. Ubwo nawe yaba ari inyabyaha rero. Kandi ubwo ukaba uri kubabwira ko rero ubwo ukaba ubwiye abatwumva ko umuntu cyumva ari umunyabyaha nahagarike gukorera Imana. Narekeraho uhereye none akitwumva niba ujya uvuga ngo ndungura umunyabyaha. Patri uretse ko nubundi twisegure gato nubwo n'umuntu atariyo yakoreraga yabyitiranya ndagariyo rwose. cyakora nahagarika icyo kintu yitanga gukorera gusa siyo yakorera ariko nahagarika ye kuvunikira ubuze ahubwo banza amenye uko yaba umukiranutsi kuko Imana ikorana n'abakiranutsi. Biravuga ngo abera bo mu isi Zaburi 16:3 ngo niba Imana yishimira bonyine sibyo abo bera bayo ni nabo yatuma ni nabo yadutumye hano. Amen. Icyatumye Imana ishimwe icyatumye turi kuvugana n'abatwumva ntago twaza ngo twicare kuri izi mikoro tubwira abantu ijambo ry'Imana turabanyabyaha. Ahubwo se ninde waba waraduhaye uburenganzira? Suko ninde uhereza umunyabyaha uburenganzira bwo kuvuga iby'Imana? Reka ntibibaho. Hari ibisi byanditswe byera noneho biba bitangaje kubona umunyabyaha yabiteruye ari kubisoma. Niyo mpamvu atanabyumva. Patri Imana iravuga mu Bakorinto ba 2:5 yego ku murongo wa 18-19 gutyo ngo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ngo irangije ijya yaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Amen. Ubwo ikimana nanone ibishaka kubwira abatwumva tuba dusobanuye cyane ukuntu twanduriye muri Adamu twese tukavuka turi abanyabyaha ku rugero rungana. Aho dusobanuye kutashaka Imana urekeraho n'ibyo ukorera Imana urambike warononekaye ku rugero rwo kutashaka Imana. Ariko nabwo ntago twareka abantu gutyo. Turongera tukanababwira uburyo kibyagenda ukabintungana amaso y'Imana. Bavandimwe kijya kiba ikibazo iyo tuvuze ko turi intungane turi kuri zino mikoro abantu barakara ndabizi ni beza bavuga batariko nyine ni gute umuntu ari intungane timurigereranyije ariko birashobokanye. Kristo icyamuzanye mu isi kwari ukugira ngo aze yishyireho kavukire yacu mbi nibiyeraho ari byo byaha byose anahanwa igihano umunyabyaha yaragenewe guhanwa. Biravuga ngo kugira nubyemera ibyo bintu kabyizeye Imana ikubareho gukiranuka Kristo yakiranutse. Nuko umuntu agurana na Kristo agatwara ibyaha byawe byose mu mubiri we yarangije kubitwara yarabitwaye. Imana ishimwe cyane. Ubwo abantu icyo bari kubura no kwemera ari byo Bibiliya yita kwizera. Emera ko Kristo yatwaye ibyaha byawe byose mu mubiri we akanabihanirwa agahanwa
ugahanwa igihano cyawe cyuzuye ijana ku ijana. Iyo ubyemeye Imana ntikure kuryo ihita ikugira intungane mu maso yayo. Niyo mpamvu bivanga bamwemeye bose bakizera izina rye ahita guha ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Turi kubwira abantu ko rero inzira ijya mu ijuru inyura kuri Kristo Yesu. Va mu byo ukora no mu madini urimo, inzira ijya mu ijuru ni Yesu. Ntabwo inzira ijya mu ijuru ari idini ryawe. Uko ryaba rimeze kose ntabwo ariyo nzira, ahubwo inzira ijya mu ijuru inyura kuri Yesu. Yarabivuze avuga ko ari we nzira, akabukura akaba n'ubugingo. Bavandimwe, nuko igihe kiba cyagiye abantu bajya bibaza utuntu tukambabaza, ariko nkumva basi najya mbabwira ubutumwa bwiza. Umuntu akavuga atari kubu umuntu yazamenya inzira y'ukuri bigenze ubu umuntu yazabona ubugingo bigenze bite, umuntu yagera mu gitabo cy'ubugingo tega amatwi ubyumva. Yesu yaravuze ngo ninjye nzira, ubwo iyo umwizeye ubugeze mu nzira ninjye kuri, iyo umwizeye ubonye ukuri ninjye bugingo. Niba ujya ushaka ubugingo warabubuze ni Yesu. Iyo umwizeye ububonye nanone iyo umwizeye ubu nahawe uburenganzira bwo kwinjira ku Mana. Ubwo ushize kuvuga ngo umuntu ushaka kujya mu ijuru yizera Kristo Yesu. Iyo tuvuze ko turi intungane tuba tuvuze ko twaguraniwe n'Imana. Kristo yatwaye ibyaha byacu mu mubiri we, hanyuma ntiyadusiga utyo, natwe aduha gukiranuka Yesu kuzuye ijana ku ijana. Turi intungane mu maso y'Imana tutabikoreye, ahubwo tubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. Ngira ngo twatanga rero umurongo kugira ngo abadukurikiye dusangire ijambo, dusangire ibitekerezo. Noneho turanarushaho gusobanura, kuko nk'uko wabivuze abantu bibaza ibintu byinshi, barushaho no kubyibaza iyo bumvise iki kiganiro. Ubwo rero navuga nti twabasubiriramo nimero bahamagaraho. Iya mbere ni 0782 44 21 25. Indi ni 0738 3 0 5. Baduhamagare rwose batuganirire. Ni karibu rwose. Hello? Ni karibu kuba dukurikiye tuganire twungurane ibitekerezo ku ijambo ry'Imana. Zeru karindwi iminani ibiri 44 21 25. Ego. 07 3 83 0 5. Ego. Hello? 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 Shokwa ari mu kabazo ka tekinike hari, ariko bakomeze bagerageze. Ego. Ariko twongera kuvuga nyine ko ikibazo Yesu yagikemuye, nubwo umuntu yavutse yanduye akaba atabasha gukiranukira Imana kubwe, ariko nicyo cyazanye Yesu, kandi ntabwo yasubiye mu ijuru adakoze icyamuzanye. Ahubwo icyo abantu babura ni ukwizera gusa. Bibiliya igaragaza ko umwizera aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo buhoraho. Ubwo rero nta muntu wizera Yesu ngo asigare yibaza niba azajya mu ijuru cyangwa se izina ryanditse mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nyine Yesu ni nawe gitabo cy'ubugingo. Bibiliya ikavuga mu Baroma mu gice cya 8 ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Ubwo wizeye Yesu ubutandukanye no kurimbuka, ahubwo ubaye umuragwa w'ijuru mu buryo budasubirwaho. Ubwo rero rwose abantu bashire impungenge, ariko bazimazwe no kwizera icyo Yesu yakoze. Mu gihe cyose umuntu agishakisha gukiranuka ko mu ngeso ze, iri jambo ryadukuriye inzira ku murima. Imana yatubwiye ko yarebye iri mu ijuru kugira ngo irebe ko hari umuntu waba ukora ibyiza cyangwa yikiranukira, iramubura. Ariko imubuze nicyo cyayiteye gushaka noneho Yesu we w'umukiranutsi, kugira ngo noneho aze mu isi akora ibyo gukiranuka bihesha abantu nyine kwemerwa n'Imana.
navuga ko iyo wizeye icyo Yesu yakoze nibwo uba ukoze icyo Imana ishaka, nibwo uba wumviye burya Imana, nk'uko yanabivuze nyine ngo umurimo ni umwe, ni uko abantu bizera uwo yatumye muri Yohana 6:28-29. Niwo murimo wonyine Imana isaba umunyabyaha, ni ukumanika amaboko akemera ko adashoboye kwikiranukira, ariko akizera Yesu wakiranutse, gukiranuka kwa Yesu kukamubarwaho, akabonye itike imujyana mu ijuru. Niho nyine twabonye ko ngo umuntu atashaka Imana ashingiye ko umuntu ari umunyabyaha. Niyo mpamvu kugira ngo umunyabyaha ahure n'Imana bisaba guca muri Kristo Yesu, kuko Kristo Yesu nk'uko twabisobanuye niwe waje afata ibyaha by'abantu, abyishyiraho, ariko amaje kubyishyiraho ubutungane bwe nawe aba ari bwafata abuhereza umuntu. Niyo mpamvu burya nyine ngo Kristo ari we nzira, ubundi ni gutyo. Niyo mpamvu muri Kristo ariho umuntu abonanira n'Imana, kuko gutungana mbese kugira ngo umuntu abe intungane ni uko umuntu aca muri Kristo Yesu, binyuze muri uko kumwizera. Ariko abantu bakamenya n'icyo bamwizeraho. Ni ukwizera ubundi ni ukwemera mu kindi kinyarwanda, ni ukwemera ko ibyaha byawe ari byo byabazwe kuri Kristo, gukiranuka kwa Kristo nawe kukakujyaho, ugahinduka umukiranutsi gutyo biciye muri Kristo Yesu, ukajya wabonana n'Imana kubwa Yesu. Yego rwose, ngo muri we nimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibyaha byabo. Amen. Urumva kuko ari Imana n'ubundi yabikoreye muri Kristo, niyo mpamvu noneho ibyemera. N'ubundi urumva ko ntiyakwemera ibyo umuntu yakoze, ariko Kristo kuko ari ijambo wahoranye n'Imana kandi wari Imana, nta cyaremwe kitaremwe nawe. Ubwo urumva ibyo Kristo yakoze Imana ibyemera kuko n'ubundi byakozwe nayo. Ubwo rero nkavuga nti kubyemera kugira ngo bikubarweho, uba wubashye Imana, mbese uba wubashye umurimo Imana ubwayo yakoze muri Kristo Yesu. Niko kuyubaha burya. Uzi ko umuntu aramutse ajyanywe mu ijuru n'ibyo we yakoze, nawe yakenera gufata ku cyubahiro cy'Imana, nawe yasengwa, kandi nawe yaba yabayeyo. Yego rwose. Nawe yaba yagize gukiranuka nk'ukwayo. Yego. Bimuturutsemo. Ubundi ikibazo naho kiri, kuko n'ubundi kugira ngo umuntu ajye mu ijuru birasaba ko aba afite gukiranuka nk'ukw'Imana. Mu muntu rero uko ntikwavamo kubonerwa muri Kristo Yesu. Ariko umuntu aramutse nyine akwishatsemo bigakunda, si ibyo ko bidakunda, ubwo ageze mu ijuru nyine yamera gutyo wari uri kuvuga muvandimwe. Nibyo. Agezeyo nawe yakenera ko ibizima bimusenga, yakenera ko abakuru bamusenga cyane, yakenera ko abamarayika bamuramya cyane. Ibyo rero ntabwo Imana yabyemera. Icyubahiro cy'Imana ntabwo yagihereza umuntu yarirahiye. Ubwo rero birasaba ngo umuntu acire Imana bugufi, yemere intege nke ziwe, yemere gutsindwa ariko no gutsindishirizwa. Yego rwose. Ngira ngo wasubiriramo abantu noneho nimero. Ushobora kuba byatunganye noneho. 07 88 44 21 25. 07 383 Yego rwose. Halo. Oui. Amahoro bavandimwe. Amahoro meza. Nitwa Zaria ndi Karongi ku Minara. Yego Zaria. Ni umuvandimwe bavandimwe, numvise Patrick namushuhuje na Damascene, ndetse na Emile ndetse na Didier ni barimo. Naho ariko hari mushuti we. Kandi Karongi rero turi kumva ikiganiro uburyo ki Imana yatanze ibyanditswe byera. Ariko twumvise uburyo ki Imana nabitanze byera nyine bigomba no kugaburwa n'abera. Yego rwose. Kandi twumvise uburyo ki nanone nta muntu n'umwe wakiranuka agere ku rugero rw'Imana yamukoresha. Yego. Kereka umuntu wabaye intungane nyine mu bwo buryo mwakomeje kubivugamo. Yego. Nanjye hari Karongi murabizi, meruka aho ngaho ku cyumwera kwa kane washize. Ndi kuvuga uburyo ki nanjye nabyumvise kuri radio ngakizwa. Yego rwose.
na n'ubu ngubu ndi kujya kumeza kumva ijoro rikomeje kuremamo ukuntu hano muri yewe umutima wanjye. Nkavuga ni ukuri abantu bateze amatwi nibizere Yesu bave mu rungabangabo. Yego yewe nanjye azari ndi umutagatifu ndi umutahajuru. Ariko bishingiye uko kuru nanjye nabyumvise nkabyizera muvandimwe nkamenya inzira nk'uko Patrice yari kuvuga nkamenya ukuri nkamenya n'ubugingo nkandikishwa amaraso ya Yesu. Narabyizeye mbona ubugingo bavandimwe ariko numvaga nshaka gutanga nimero zanjye kugira ngo uwo wumva ari gushidikanya. Yego nanjye nkomeze kubimubwira 0780 yego 930 yego 368 yego nanjye ndi intungane bavandimwe abantu nibizere Yesu bibonera ubugingo nawe ubundi sabira ibintu bakomere kuvuga abantu bakora umva mu madini ngiye gutana ndi mvuga ibyo nakoze navuze icyaha ari nzavuga n'ibindi. Yego nanjye naritangishaga urabona uko iyo uri kwitangisha hano turugenda zanamo tumeze nk'ukubeshya abantu bazi ko bakora biriya bintu bamenye ko harimo no kubeshya cyane abagere barabizi abadiyakoni barabizi ari ibintu bikorwa ku maparuwasi ari bikorwa ku byicaro runaka ariko bamenye ko ibyo bintu byose ari ibinyoma. Yego nanjye kuri narakumenye mana najyaga njya mu nama zikora ibyo bintu by'ibinyoma ariko umva namenye ukuri ubu ngubu ngomba kukuvuga bavandimwe. Yego rwose mu ntahiriza abera. amen Imana ishimwe rwose bene data bayishimiye cyane. Country FM alo. Amahoro meza. Ni Jacques Karongi hano ku Minara. Ndamukuje cyane kabisa. Ndasuhuza nyine Patrick Munturize hamwe na Damascene. Ni Patrice. Patrice. Yego rwose nanjye nkomeje nyine nanjye ndumwe nyine mu bakijijwe ariko natikijije nanjye narakijijwe. Yego rwose. Ubwo kwemera igihano Yesu yahanwe nanjye rwose byese bimesha kubona ijuru. Amen. Ubu nanjye ndi mu isi rwose ariko n'ubundi ntazarimbuka kuko inzi ko nanjye izina ryanjye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Amen. Nta bikorwa byanjye nyine rwose nyirata ahubwo nirata ibikorwa bya Yesu. Amen. Yego rwose mbashimira Imana no kuba umurimo nyine rwose mwahamagariwe. Urakoze cyane muvandimwe Jacques. Yego Amahoro usuze bene data. Yego bene data barabasuhuza b'Ikarongi. Nawe ubasuhuze. Yego Amahoro. Country FM alo. Hello? Oui. Hello? Oui, kumva? Navuga na Imana Eliya. Yego Eliya. Yego. Ikiganiro nakumvise kandi ni cyiza. Yego. Ariko njye hari ikibazo mba mfite. Kibaze rwose Eliya. Aho muvuga ngo iki kiganiro ngo ijoro rikorerwa. Ariko njye mba mfite impungenge. N'ikibazo. None se ko mpamvu ijoro rikorerwa. Urabona umuntu rasa ku ntego wica kuri cyane rasa ku ntego. Yego. Umuntu nimba ijoro ridakorerwa kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kutagira imirimo ntacyo kuba kumaze. Yego. Ubwo umuntu yasambana cyangwa akaroga akagambanira mugenzi waje. Noneho rero kuko ngo yizeye ko azajya mu ijuru gusa. Izera akazaribona. Okay, icyo ni ikibazo cyiza ubajije. Hanyuma kwizera kudafite imirimo kurapfuye nibyo Eliya. Ni amagambo ari mu gice cya 2 cya Yakobo. Yego. Ariko bagushutse umva ikintu kibazo gihari ni iki ngiki. Bagushutse ko ufite kwizera kusigaje imirimo. Yego. None ujya kurwana n'imirimo. Ahubwo ujya gukora imirimo itagira kwizera. Yego. Sinzi rimo kandi ariko kumva. Ndabyumva. Kwizera Yesu bwabyo birabanza bigahesha umuntu ijuru, sibyo? Noneho rero iryo juru umaze kubona, sibyo? Akaba aryo riguhereza ubuzima butandukanye n'ubwo rusanzwe ufite. Ntabwo umuntu ahirimbanira gukora byiza kugira ngo ahabwe ijuru. Ahubwo urabanza ugahabwa ijuru ku bwa Yesu. Noneho iryo juru wahawe
ubwaryo niryo rihindura imibereho yawe. Amen. Wikwihindura ugamije gushaka ijuru. Ahubwo Yesu yakoze umurimo uhagije wo kuguhesha ijuru. Reka nkubaze, nk'ubonye visa yo kujya kuba muri Amerika, n'itike ukayibona ukabuze n'igihe uzagendera n'urugero, ubu se wakomeza ugura amasambu aho Nyabitekeri? Oya dakaye namaze ko nyine ngiye kujya muri Amerika. None se noneho rero banza ubona ijuru, sibyo? Numara kubona ijuru, kubuzi ko wamaze guhindurirwa igihugu, kubuzi ko wamaze kwimurwa mu isi, wemerewe gakondo mu ijuru, ubwabyo bizahindura imibereho yawe. Amen. Ntangira ngo nibyo byiza cyane rwose. Ariko Yesu niwe aguhayishije ijuru, agukuyeho urubanza rw'ibyaha, abipfiriye byose mu cyimbo cyawe. Imana irakubabarira, igukuraho urubanza, sibyo? Wari ufitanye nayo, ihamya ko itazongera kukubaraho icyaha ukundi, ko bityo kikugize umuragwa w'ijuru. Ibyo urabyizera, ijuru karibana rero mu isi. Yego. Burya umugeni wese uzi ko afite ubukwe, mushobora guhura ari guhaha ibitahanwa, ukaba wanagira ngo ari gushaka ibyo ajyana iwabo mu rugo kwa nyina, naho kumbi nibyo azijyanira ku mugabo we. Ibitekerezo bye bihita byimuka iwabo mu rugo, bikajya hehe? Aho azataha. Urimo kubyumva? Ariko Eri, usanze umukobwa ari kugura amajyambere, wamubaza ati se wabonye fiyanse ufite ubukwe? Akubwira ati reka date ntawe. Cyaba ari ikibazo. None wowe se kari ibyo wajya gukora? Ntumva ko bicuritse. Ntabwo umuntu akora ibikorwa bimuhesha ijuru. Ahubwo ni nk'umukobwa nyine wagura ibitahanwa kugira ngo abone umusore umukunda. Birashoboka se? Ubwo muri make umuntu abanza agashaka ijuru. Arabanza si no kurishaka, ahubwo barariguhaye ku buntu, urabanza ukaryakira kubwo kwizera icyo Yesu yakoze. Amen. Yego. Iryo juru ubwaryo rizagukoresha iby'Imana ishaka. Urimo kubyumva? Nabyumvise. Twe kubicurika rero. Eri, none se urumva noneho ijuru umenye uko umuntu aribona? Nabimenye cyane rwose. Urumva se nawe ugiye kurirarana? Iri juru ndarifite. Tubwire muri make uko uribonye. Cyangwa uriheshejwe n'iki noneho? Icyo maze kumenya cyo. Yego. Usobanukiwe kurushaho. Yego. Nuko maze kumenya ko yuko Yesu yapfuye azira ibyaha byanjye. Yego. Ibyo nibyo icyo cya mbere kimpesha ijuru. Yego rwose. Uko ibyo nari gukora. Yego. Nizeye ko yabikoze. Yego rwose. Wirarire neza, maze uzambwire ngo uzabura ibitahanwa. Bizaboneka byinshi. Ntabwo byabura kandi ufite ubukwe. Ndi ku mukobwa naba afite umugabo. Yego rata. Kandi waranakowe. Iyo nkwano izana niyo ituma ugura ibitahanwa. Burya ibitahanwa biva mu nkwano. None se umva gato, ibyo bintu ubimenye nona? Ni ukuri ko Imana ntirambishidikanyaho. Yego rwose. Ariko uko munsobanuriye, menye nanjye nizera ko nyine ibyo musobanura ukuri kandi nyine nanjye ndabyumvishije. Duhe nimero rero tuze kuguhamagara nyuma y'ikiganiro. Tanga nimero zawe za telefone. Ni 0788. Yego. 6. Yego. 5. Yego. 71. Yego. 47. Urakoze Elia. Ala murakoze kunsobanurira. Urare neza rwose. Namwe no. Usuhuza abo mu rugo. Yego. Wabona ariraranye none sukuse. Anuga bazize kutamenya. Quatre FM alo. Oui. Amahoro. Amahoro meza. Mama Delphine na. Mama Delphine. Yesu we. Mama Delphine. Yesu ashimwe rwose. Ayi mazwi teke. Ndagukumbuye cyane rwose. Nanjye nduko. Bene data b'inkungu baraho se? Barishimye. Mu badusuhuriza. Tuzabatashya. Yego.
ariko natwe nyine tuba tunejejwe n'ijambo ry'Imana. Yego rwose birakwiye ni mu gihe ni munezerwe. Yego. Yesu yarakoze. Yego yego. Ukwanya turi mu iterano no kutubwira ko yaje kutuvura imvune. Yego yego. Twari dufite mu mitima. Yego rwose. Aza kutubohora twarimboye. Yego yego. Ariko aranejeje cyane yavuze ngo turi ibiti ngo byo gukiranuka ngo byatewe n'Uwiteka. Kugira bimuheshe icyubahiro. Umwana ishimwe rero bavandimwe. Mba gushimira Imana nyine yabikoze. Yego. Naho twebwe nyine twari dupfuye nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze. Yego. Ntawe ukiranuka n'umwe ngo ntawe ukora icyiza na kimwe ngo twese ngo twarayobye. Yego yego. Ariko ubuntu bw'Imana nyine bwaradukijije. Amen. Bashimiye Imana rero cyane ku neza yayo nyine itangaje. Yego yego. Bari no gusabira nyine abantu baba bumvise ikiganiro. Yego. Kugira nyine ngo basi baje bivaho. Yego yego. No kwivaho ubundi ukemera ibyo Yesu yakoze. Amen amen amen. Kuko Yesu nyine bwo yabihamije avuga ko ari we nzira. Yego. Ari nawe kuri, ari nawe bugingo. Yego rwose. Nta muntu waje kwasa atari bumujyanye. Nibyo. Twagiye kwitira inzira kenshi. Yego. Ariko nyine gwari ubutamenya. Ariko buriya mu Delphi mu idini wamaze imyaka ingahe? 22 ndi gukorera ijuru. Uraribura. Naribura pe. Narakoze naraye ibihuru. Za Cyamudongo. Inyamaswa zari gukurira aho ngaho muri Cyamudongo. Imana ishimwe yarandinze. Wari uzakizwa. Ntabwo navuyeyo nyine naruzakizwa. Nari igiti cyatewe. N'Uwiteka. Yego rwose. Nibyo. Niyo mpamvu Imana yandinze kugira ngo nanjye nzumve ubutumwa bwiza. Yego yego yego. Hari igihe umuntu amara kinini. Yego. Ariko yumva ubutumwa budakiza. Nibyo. Ariko ndi gushimira Imana ko numvise ubutumwa bwiza. Nkamenya ko nabereye umunyabyaha muri Adamu. Yego. Ariko nkamenya ko nanaherewe imbabazi muri Kristo. Amen. Aho rero niho nakiriye. Yego. Maze kubyakira, maze kumva ko Yesu yapfuye mu mwanya wanjye. Maze kumenya ko burya yari ku musaraba azira ibyaha byanjye. Yego. Maze kumenya ko yabihambye mu mva. Yego. Akazuka kambuza na se. Yego. Umve umutima wanjye wararuhuka. Amen. Umutima wanjye uraruhuka mba amahoro. Yego. Ndanezerwa ariko none n'iteka ryose. Amen amen amen. Uwo munezero ndawubana wo kuzabana n'Imana iteka ryose. Amen amen. Niho rero duhamiriza nyine ko turi intungane muri Kristo abantu ntibabyumve. Nibyo. Ku muntu nyine ntibishoboka ariko ku Mana birashoboka. Byarashobotse rwose. Ku Mana byaremeye. Yego muri Yesu biremera. Muri Yesu biremera. N'abantu bareke kwirebaho. Ni bareke kwirebaho, bareke kureba ku mirimo yabo, barebe kuri Kristo. Amen. Ngo niwe wenyine ngo washoboye gukora iby'Imana yashaka. Yego yego yego. Ubwo rero iyo umwizeye uba uvuye mu rupfu ugeze mu bugingo buhoraho. Yego rwose. Ntabwo najyaga mbyumva. Yego. Ntabwo najyaga mbyumva ukuntu umuntu nyine kwizera gusa. Ariko kuramaze kwizera Yesu nibyo byonyine bihagije. Nibyo. Kugira ngo umuntu abagabanye ijuru. Amen. Iyo usomye mu byanditswe usanga nta kindi kintu kigeze gihesha abatubanjirije bose ijuru. Yego. Ni ukwizera. Amen. Kwizera niko gutsindishiriza umuntu. Nibyo. Nshimiye Imana rero bavandimwe. Nari nabakumbuye nyine. Natwe cyane rwose. Ndanezerewe rero kubafatisha no kufatisha umurongo ntibiba byoroshye. Nibyo. Ariko mbishimiye Imana. Natwe tugushimiye Imana, urakoze cyane kunyunganiza utanze. Ubwo uradusuhuriza na bene data b'inkungu cyane. Nibyo. Yego nsuje na bene data bose nyine bari kumva ikiganiro. Sawa urakaze. Imana yawe icyubahiro. Amahoro muvandimwe. Bene data babishimiye cyane. Imana yaramusekeje nawe mwene data rwose nkuko natwe yadusekeje nkuko yasekeje Sara ashaje imuhaye umwana wo mu zabukuru. Yego. Ubundi ibidashobokera abantu Imana niyo ibishoboye. Nibyo. Ijuru wabuze n'Imana yari guha yonyine. Halo. Oui. Ni ngabo nziza Manuel muvugana. Yego manu uherereye he? Mumerereye mu Nyagatare. Yego turakumva neza manu. None se ngewe ni n'ubwa mbere nanabafatishije. Yego.
ariko ikiganiro cyanyu njya nkunda kucyumva. Mbona ese ko muvuga ngo ijuru ntirikorerwa. Yego. Ubwo uramutse uciye wenda nko ku kimuga ntiwagifasha kubera ko n'ubundi ijuru ridakorerwa. None se ngo nibura ubone ijuru nyine. None se Manuel, niba umaze igihe utwumva ntiwegeze wumva dusobanura uburyo ki noneho umuntu yabona ijuru? Ndabyumva kuko nanabyumva kenshi, ariko nyine ngewe numvaga ku cyanjye giti ubwo numvaga kugira ngo ubone ijuru ari uko wafasha abakene. Noneho katujyane neza, twebwe twavuze ko ijuru ridakorerwa niko wari utangiye uvuga, ariko unavuga ko twanavuze uburyo ki umuntu yaribona. Warabyumvise cyangwa ntiwabyumvise? Twongere tubikubwire. Numvise muvuga ko ko Yesu yadupfiriye ibyaha byacu byose. Ubu ngubu nyine ufite uwizera ko Yesu yagupfiriye ijuru, mbega uba waribonye. Wese urabyizera ibyo? Urabyizera ibyo ngibyo? Kubyizera ndabyizera. Wizera ko nta cyaha ubarwaho na kimwe imbere y'Imana? Imbere y'Imana kubera ko Yesu yadupfiriye. Njye ntabwo nabyumvaga neza, ariko uri kubyumva? Ndumva nabyumva munsobanuriye neza. Nyine n'ibyo ngibyo nta bindi tugusobanurira, urabizi, ahubwo byizera. Yego. Kubyizera ni ukubyemera. Ntiwemera ko Yesu yagupfiriye? Yesu yaradupfiriye. Wowe ngabo nziza. Ndabyemera. Yaragupfiriye kubw'ibyaha byawe. Ese azongera gupfire bwa kabiri? Reka. Yagupfiriye rimwe. Ese ubwo yapfiriye ibyaha byawe kugira ngo bigende gute kuri wowe? Kugira ngo nkizwe. Ukizwe iki? Ibyaha byanjye nyine ubwo yarabigukijije, yabigukuyeho abyishyiraho. Noneho byagiye kuri Yesu. Ndumva kuko nibyo da. None se ubwo ntiwumva ko ku Mana nta kibazo mugifitanye? Ndabyumvishiye none. Yesu yagukiranuye n'Imana. Yakugize umwere mu maso y'Imana. Kabisa. Ni nayo mpamvu uzajya mu ijuru. Ubishatse kuvuga ngo ubu nta cyaha mfite, ibyaha byanjye byose Yesu yarabipfiriye. Neza cyane. Urumva atari amakuru meza? Ni meza da. Ni meza cyane kabisa. Cyane kabisa. Ubwo rero urumva ko noneho ngabo noneho uze kuryama neza, uzi kuzajya mu ijuru ariko ubikesha nde? Kristo. Yes. Ubikesha Yesu. Sibyo ngabo? Nibyo. Icyo nicyo cyitwa kwizera Yesu. Naho ibindi byo ni igipindi, imirimo yawe ntago yaguhesha ijuru. Umurimo Yesu yakora kuvuga ngo n'ubundi byo kwirwa mvuga ngo ibya 10 n'amaturo byose nta kwirwa nivuna. Ntaho bihuriye n'ijuru. Ibyaha byanjye Yesu yarabipfiriye. Nicyo kiguhesha ijuru, ntago uriheshwa no gutanga icya 10 cyangwa amaturo cyangwa kuririmba muri korali cyangwa gusenga cyane. Naho warira ukicuza ukanababara. Ntibyari ibicumuro byawe. Imponga ni kwiriye ibyaha wakoze n'amaraso ya Yesu maze. Yesu yahongereye ibyaha byawe kugira gukiranure n'Imana, kugira umwere mu maso y'Imana, wicara uzi neza kuzajya mu ijuru ku bwa Yesu. Amen. Murakoze. Waduha nimero se ngabo? Ziduhereza. 078 91. Yego. 43. Yego. 86. Yego. Urarana ijuru rero? Kandi ujye ubibwira n'abandi. Sawa, amahoro y'Imana.
umuntu ugamera nk'ukangutse tiburya tibana muganira biba bimeze nka kurya Petero yagiye kwa Korneliyo bagira ngo ni ibintu bidasanzwe aje kuvuga ahubwo aterega ni wa undi Yesu yishe bakamubamba ati uwo yishizeho ibyaha byanyu byose ngo barabyumvishe nabo bahita buzura umwuka we rero iminota yagiye wenda ariko turacyabifite wenda twakakira undi muntu ntacyo nta nubwo ari umwe ngira ngo hari indi yari yabuze nk'ingahe alo abantu bakomeze baduhamagare turajya afite n'iminota mike hari igihe baba barebye ku isaha alo oui country FM alo oui Niriwe neza niriwe namwe Muneza ongerijwe Muneza babaga ngo ni Muneza ari jeje yego Muneza turakumva karibu ngo gutanga icyacu gutanga icyacumi ngo gutanga ituro no gukora ibikorwa byo gufasha abantu abatishoboye yego ngo ntabwo ari byo bigeze umuntu mu ijoro ntaho bihuriye n'ijoro ntaho bihuriye n'ijoro none se ubwo icyo wakora gifite aho gihuriye n'ijoro ni okay hari ijambo ry'Imana rivuga ngo nari ndwaye wansuye nari mfunze wansuye yego nari nshonje ntiwamfunguriye yego none ubwo ko wumva ibyo ngibyo niyo wabikora ko wumva ngo bitari byo bigeze umuntu mu ijuru yego ubwo noneho ibikorwa nyabyo byo kugeza umuntu mu ijuru yego ni ibi uguma ku murongo tugufashe ndose umurongo nkuriho ayo magambo ntaba muri Matayo 25 Yesu akazabwira ihene zikajya ibumoso n'intama zikajya iburyo okay buriya si intama igirwa intama n'ibikorwa cyangwa nuko iba yabyawe n'intama nuko iba yabyawe n'intama sicyo kigira intama kuko ntabwo wafata inka uyihindure n'intama ndibishoboka inka se cyangwa si ihene yororewe mu kiraro ntiyone yahinduka intama ntibibaho urumva ko ziriya ntama zagiye iburyo nizikomoka kuri ntama w'Imana ari we Yesu ariko kuko intama igira n'ibikorwa byo gutamatama nyine nk'intama n'ihene irona ikanahebeba kubera ko ari ihene ariko se habanza guhebeba cyangwa habanza kuba ihene habanza se gutamatama cyangwa habanza kuba intama okay turi kubwira uburyo waba intungane ku bwa Yesu bikaguhesha ijuru ariko umukiranutsi agira n'ibikorwa byo gukiranuka akora bitandukanye n'ibya 10 n'amaturo ariko ikibanze ni ukumenya ngo nabo umukiranutsi ntimbere y'Imana ni nazo ntama zizajya he iburyo ibihe byiza ngira ngo hari iminota ishobora kuba yatujyanye reka tuze kuguha nimero mu kanya yego ahite ko zifata kugira ngo wenda dukomereza aho twari tugeze nyuma y'ikiganiro urakoze cyane wenda wahita unazitanga yego gizange ni 0784 42 57 hanyuma Airtel ni 0733 icyenda 3 izange ni 0783 167 Tigo 0722 Njyewe Damascene ni 0788 72 70 indi ni 07 22 33 94 murakoze amahoro y'Imana bikubakiranutse bose amen amen